Yes, reka nanone nangire mbaha ikaze mbabwira ngo mahoro y'Imana nabane namwe. Reka ngushimire kandi wowe umaze gukora subscribe, n'utarakora subscribe ngubwire ngo kanda subscribe muri tujye tubana neza kuri International Harmony TV. Iminsi rero yaribaye myinshi, isura mudaheruka kuyibona, ariko ntago ari ukuvuga ngo narindihe no kuvuga ngo nari kubashakira ibintu byiza nzagaruka mbaha mu minsi iri imbere. Ndi kwategurira episode ishyushye cyane nzabashyira kuri channel muzakurikira kandi mukazajya mugenda muyireba. Amakuru yaragwiriye, amakuru aravugwa, iki biravugwa, ariko ndabura kugira ngo nanjye nze mbatwikire. Ariko ubu ngubu murabibona neza ko nigarukiye kuri kamera za International Harmony TV. Murabibona ko nakeye kandi murabibona ko nsa neza. Maze iminsi muto episode, niyo mpamvu muri kubona nsa neza, mfite fresheri. Nayo maze iminsi ndi gutegura inkuru nzabagezaho. Ni inkuru izaba ni igitabo cyose, kavuga ko ari igitabo cyose kuko ni page, ni episode mwanditse mu gitabo gifite page 500. Ibaze izo page 500 umva ama episode, ni ama episode menshi cyane kuko buri page ni episode, buri page ni episode rwose. Kandi na nyuma y'icyo gitabo ndatekereza ko tuzagenda tubagezaho n'ibindi bintu byiza biryoshye cyane. Kadutangire rero twitwikire, byose ni kimwe. Yego, ngiye kugaruka rero mbanyuriramo ibiri kugenda bivugwa hanze muri showbiz kabisa. Nkuko n'ubundi musanzwe mumenyereye ko mbageramo muri showbiz nkagenda mbabwira utuntu n'utundi tuba kugenda tuvugwa muri icyo gihe cyangwa muri iyi minsi. Ntago dutinda cyane rero, turahera kuri rukiko rwa Jade rwabaye mu minsi 2 ishize. Nirwo tugiye guhera, ariko ntago tuza dusesengura kuko abandi barabisesenguye baje bavuga uko rwagenze, bababwiye nyine icyo urukiko rwanze cyangwa icyo ubushinjacyaha. Urukiko niruranzura, ahubwo icyo ubushinjacyaha bwasabiye aba bombi. Mwaracyumvishe ko ubushinjacyaha bwasabiye aba bombi baregwa muri kiriya cyaha cyo gusakaza amashusho ya Yampano. Bwavuze ko busabira aba bombi, habe ba Kejon habe ba Jihad, basabira igifungo cy'imyaka 5. Ariko ntago urukiko rwari rwaza nyine ruvuga imyanzuro y'urukiko kuko ntago rwari rwasomwa. Ntago aricyo rero nari nshatse kuza mbabwira, ahubwo narinje kugira ngo tuganire kuri iri fungwa rya Jihad. Twaje kumenya neza ko hari ababiri inyuma, kandi tudashidikanya ko aribo bashobora kuba bari gutuma Jihad. Murabizi ko yari yasabiwe gufungwa iminsi 30, ariko ndumva amezi agiye kuba nk'atatura, agiye kuba nk'atatu n'ubundi akiri guhirahira muri ya minsi 30, igiye ku iminsi 90 cyangwa izanarengaho, ntabwo tubizi kuko urumva buri munsi bagenda bimura. Uyu muhungu rero Jihad ntago ari gusa. Jihad yagiye muri gereza, ari byo ngarukaho. Ntago ndabyinjiramo cyane cyangwa ngo mbivuge nk'uko babivuze. Ibi bintu harimo akagambane gakomeye cyane, kandi hari abantu bamwe na bamwe bari biri inyuma. Sinzi niba twavuga ngo nabakomeye cyangwa badakomeye, sinzi ukuntu nabivuga, ntabwo nzi niba bakomeye cyangwa badakomeye, ariko nakagambane gakomeye cyane, aho twaje gusanga Jihad yaragambaniwe n'uwo twitaga inshuti ye, cyangwa bari bahuje imico, ariwe Eric Semuhungu. Bajyaga bavuga ko ari abasheri bombi cyangwa ari abatinganyi. Aba batinganyi rero umwe muri bo akaba ari wavuyemo mugenzi we, akaba ari we umushinja. Ari nabyo bitumye aheramo uyu munsi wa none. Twibutse neza ko burya iyo bagufashe wakoze icyaha nk'uko nguko, ntago bapfa kugufunga gusa cyangwa bagiye gute, ahubwo hari ukuntu nka Libyo yamaze kukunyata igenda ishyiraho abantu baza kugushinja. Eric Semuhungu akaba ari we rero waje gushinja, bidasubirwaho Jihad. Amushinja ibyaha byose, avuga uburyo ari we wasakaje ari amashusho. Biza kurangira nyine akomeje kunera. Ntago byarangiriye aho ngaho gusa. Ikintu kibabaje cyane kurushaho nuko Semuhungu ajya kuri kamera akigamba ko ari umwe mu bagize gute, ari umwe mu bafungishije cyangwa bakomeje kuba bagenda baturiyaguritsa muri gereza. Uyu muhungu akaba ari umwe mu bari gutuma rero adasohoka, kuko ibirego cyangwa ubuhamya yaratanze aribwo bushobora kuba buri kugenda bumukoraho muri iyi minsi. Ubuhamya rero n'ubuhamya butore cyane ko Semuhungu agiye yongeramo n'ibindi bintu bishobora kuba bitarigeze biba muri bitarigeze biba kuri Jihad, cyangwa Jihad ataba yarigeze akora, kuko Jihad we ari bavuga ngo ari umwe mu bapostinze izi video. Eric Semuhungu agaruka avuga ko yazigurishaga, ndetse yamara no kuzigurisha akanazisakaza ku mbuga ze zose nkoranyambaga. Ariko tukibuka neza ko wenda si tuzigiye amategeko yavugururiwe,
ibintu uretse kuba barabigize ibintu bya danje bakabigira ibintu birenze. Abantu benshi bakunze kubigaruka ati kuba barapostinze aya mashusho ni nkuko n'abandi ubu ba Jihad niba bapostinze igihe bavuga ngo bashyize ibipipi byabo hanze, ba Jihad nabo barabapostinze. Ariko wibuke ko ntawe bigeze bajya kurega ngo bagire icyo bakora, nta n'icyo bari gukora kuri icyo gihe. Twibuka ba Eric Semuhungu bose bagiye hanze, ariko Jihad we bimubayeho apostinze undi muntu nkuko nawe bamupostinze bahita bamuraburiza. Noneho n'abandi yizeraga, babandi twajyaga twita inshuti ze baba bari bamugambanira. Turabibutsa ko atari Eric Semuhungu gusa ubiri inyuma, kuko no mu batanze ubuhamya harimo umuntu witwa Shadibu Shadia. Ni mu bukene bwinshi bwari bwarakubise Shadia, kuko Shadia yagarutse kuri kamera ameze nk'ufite ikibazo, hari ikintu bita ihungabana. Yagarutse kuri kamera mu mpera z'uyu mwaka urangiye wa 2025, avuga uburyo yahuye n'uruva guseka, yahuye n'ibibazo muri uriya mwaka warangiye 2025. Agaruka avuga ngo ni umwaka mubereye mubi cyane, kandi byaranagaragaraga ko yarananutse, asa nawe ubona ko wagira ngo amavuta nagagipfa kumufata byoroshye, wagira ngo asigaye yisiga gikotoro, hari ukuntu rero umukobwa wisize cyangwa umukobwa wigeze kukanyuzaho nka Shadibo, wanareba n'ubu ngubu ugasanga ni ahantu ayo masura ahuriye mu by'ukuri, ugasanga ayo masura ni ahantu ahuriye. Shadibo rero mu kuza ameze gutyo ngo ahuye n'ihungabana, nawe yaje yungamo mu rya Eric Semuhungu, barafatanya bakubitira mu cyico, bafungisha Jihad cyangwa batanga ubuhamya bwatumye aguma mu ikashu kugeza uyu munsi wa none. Yahawe iminsi 30, ikaba ibaye iminsi 90, ikaba ibaye iminsi 90. Tureke gutinda kuri iyo nkuru rero ya Jihad na Eric Semuhungu, nibibareba nyine gusa Imana imworohereze mu mwuka byaramwe. Bajya bakunda kuvuga ngo harya ngo niki giseka imbohe, simbizi, umugabo mbwaseka imbohe niko bavuga. Umugabo mbwaseka imbohe. Reka iyo nkuru tuyitaruke gatoya, twigarukire ku nkuru mu kanya twahoze turi kubona kuri live, twabonaga kuri Shema Patino w'umukomediye twakunze kubona cyane, wakunze kudusetsa mu myaka yatambutse, ariko komedi zarabashiranye ahari. Twakunze kumubona we na Nyagiso batwika pe kera. Urazibuka komedi za Banyagiso za 2019, komedi za Bapati n'icyo gihe ewana zabaga ari komedi zengetse, zabaga ari komedi zikoretse. Ubwo twagiye kubona tukabona biteretse imihanda mu rukerera rw'uyu munsi, kuri uyu munsi turiho n'ubundi tubona biteretse kuri live. Urugendo rwabo turukije Kigali, barahagurutse n'amaguru, biyemeza kugera mu karere ka Huye n'amaguru, ubwo bakubitaga ikirenge kabisa bagenze. Burya wa mugani audio, hari ukuntu audio ishobora kubeshya cyangwa bakaba baneditinga, ariko video yari live ntabwo beditinze. Bagiye bagenda amasaha, bahagurutse Kigali ku isaha ya mu masaha 8:50 saa 2 gutyo. Bageze mu karere ka Muhanga hafi saa 11, saa 11:50 hafi saa 10 nibwo bageze mu karere ka Muhanga. Sinzi niba wenda bakomeje urugendo rwabo cyane niba barurekeye aho ngaho, ariko tukibaza ngo se uru rugendo rwo kuvuga ngo baturutse Kigali n'amaguru ngo berekeje ngo Ihuye, ngo bagomba kugera Ihuye n'amaguru, rugamije iki? Bagamije iki? Ese ni siporo? Ni ukwemeza ba betinze? Ni ibintu byaducanze cyane. Ndabibutsa ko ari Shema Patino, n'ubundi ni Patino ari kumwe na Benovia wa undi w'umuhanzi ndetse wo mu content creator, n'abandi basangira ngendo wabo, kuko ku mipira nabonye handitseho ngo Mitsutsu. Niba ari Mitsutsu wabohereje simbizi, sinzi na namwe mwabonye niba ari fondation ya Mitsutsu yabohereje cyangwa ari iki cya Mitsutsu. Bari kwamamaza Mitsutsu bagenda n'amaguru. Ni ibintu ni ibintu byinshi bari kugenda bamamaza, ariko iriya mipira nabonye rero baturukanye hirya baza bagira bambaye imipira n'ibintu byinshi ngayo ngo ukibaza ngo urugendo ruva i Kigali rukaberekeza Huye, bakanga gutega bakavuga ngo baragenda n'amaguru. Urwo rugendo rushatse gusobanura iki? Ni ingingo ni iyihe nyamukuru? Mutwandikire muri comment bavuga mutubwire ni icyo mwe mutekereza ko baba bagamije gituma bava i Kigali n'amaguru bakagera mu karere ka Huye n'amaguru. Ni ibintu bisekeje cyane, ni ibintu byatangaje abantu. Kujya kuri live ukavuga ati ngiye kuva i Kigali n'amaguru manuke Kamonyi, kuko twagiye tubibona bagiye bagera za Ruyenzi baramanuka bagera Kamonyi ku masuka, barakomeza baramanuka bagera hepfo gatoya bikubita Irugobagoba, bava Rugobagoba bagera za Musambira baramanuka bikubita hasi. Nkuko muri kugenda mubibona nyine kuri aya mashusho ndi kugenda banyurizamo,
ahangaha ni kuri Kayumbu murahabona, barakomeza paka Muhanga katikata tiba. Wenda ntabwo twaje gukomeza gukurikirana urugendo rwabo kuko bari bakoze ibirometero byinshi n'amaguru pe, bakoze ibirometero byinshi n'amaguru. Muze kutubwira wenda icyo mwebwe mutekereza baba bagamije gukora urwo rugendo rungana gutyo rw'amasaha angana gutyo, ibaza kuva mu gitondo saa moya ugaturuka i Kigali ukarinda ugera mu karere ka Muhanga, ukagera i Muhanga saa 12. Byumvikane ko niba bakomeje bagahaguruka i Muhanga bazagera i Huye ejo n'ubundi izindi saa 12 z'umugoroba. Urumva ayo masaha yose n'amasaha menshi cyane, n'amasaha atagira uko angana. Abanyarwandakazi ntabwo bizoroha kabisa. Hari abari kuvuga ngo nuko bashatse ngo gukora live itwika cyangwa bashatse gukora content ya danger, ariko abakomeje kubikurikirana nyine basobanukiye barabona ko nta kintu kirimo. Ira ntago ari content kabisa, nta kintu kirimo uretse gutambura nyine mugenda musakuza mu muhanda, nta kindi kintu cya danger mwakoze. Barimo barakorera amafaranga, bari kwamamaza bagenda n'amaguru se ni baje ariga bafite no kuba bafata akamodoka bakagenda bagagarara ku Kamonyi ku masuka, kagenda bakamamaza bagafata akamodoka nk'ibisanzwe nk'uko basanzwe. So ubwa mbere umvishe umuntu ujya kwamamaza ajyanye n'ikirenge kuva i Kigali kugera i Huye. Biriya bintu bisigaye bigezweho. Hari n'undi mukobwa wabikoze wakinanaga muri Stimade, yitwa Bazongerero Zine. Shana Gataravuye i Kigali n'amaguru. Yagenze iminsi ingahe? Yagenze iminsi ingahe? Yagenze iminsi niba ari nk'iminsi 4, ariko we yari afite purpose. Yari ari kugenda akora ubukangurambaga, ashaka amafaranga yo gufasha abana batishoboye kugura pake. We yari afite purpose, pake ya internet. Iyo purpose ndumva nta kintu sinzi amafaranga wamaye kugira ngo mvi Muhanga ngende nkubitengere. Hari ahantu noneho iyo ujya Nyagatare uca ewana ushobora kuva hano ukagera n'ubundi nko ku Kamonyi utaraca ku yindi nzu man, ukibaza ati se ubu ngubu ni nkangahe mba nzakora muri urwo rugendo man, ruruta amagara cyangwa ruruta ubuzima bwanjye mba ndi kwangiza. Rero bakora no kwangiza ubuzima man. Hari umuntu ushobora guhita bantera amabuye ati ni siporo ni iki, ati no gushira ku bute no kujya oya hariya uba uri kuvunika. Igihe ikira n'igihe uba uri gutakaza, kandi igihe cyatakaye n'ikigaruka uba uri kwiyangiza. Abanyarwandakazi rero reka tugomeze tuhababere, turagenda dukomeza kubadetinga akantu kamwe ku kandi, ariko mbabwira ko ni ukuri kutambona cyane nuko ndi kubategurira ibintu byiza cyane. Hari impamvu, ariko buriya nanone ntago ari gutyo gusa, uko twabuze ibikoresho byo gukora, uko twabuze content, ahubwo hari impamvu nyine, hari impamvu umuntu batari kuboneka neza. Ariko bizeze ko vuba ahangaha ibintu biraza kuba bijya ku murongo, turaza kuba twatwika, turaza kuba twimanukira rwose. Icyo mbasaba no gukanda subscribe gusa tubana 5 kuri 5. Kanda subscribe rero ukande like, nubona rwose ari n'igitekerezo ushaka kunsangiza cyangwa ushaka kudusangiza utwandikire, utubwire ati mubigenze gutya nyamuneka, mubigenze gutya nyamuneka, ubutatuzaza natwe twabikoze nkuko mubyifuza nimwe dukorera. Reka mbashimire rero kuba mwemeye kunkurikira kuva iki kiganiro nyitangiye kugeza kirangiye. Reka dusubire ku munsi w'ejo. Yari Siyaji Talent nk'ibisanzwe. Ciao ciao. Yes, tukibaza ngo se uru rugendo rwo kuvuga ngo baturutse i Kigali n'amaguru ngo berekeje ngo i Huye, ngo bagomba kugera i Huye n'amaguru, rugamije iki? Ese ni siporo? Mu kwemeza ba betinze ni ibintu byaducanze cyane. Ndabibutsa ko ari Shema Patino, n'ubundi ni Patino ari kumwe na Benovia wa undi w'umuhanzi ndetse wo mu content creator, n'abandi basangira ngendo wabo, kuko ku mupira nabonye handitseho ngo Mitsutsu. Niba ari Mitsutsu wabohereje simbizi, sinzi na namwe mwabonye niba ari fondation ya Mitsutsu yabohereje cyangwa ari iki cya Mitsutsu. Bari kwamamaza Mitsutsu bagenda n'amaguru. Ni ibintu ni ibintu byinshi bari kugenda bamamaza. Ariko iriya mipira nabonye ariyo baturukanye hirya baza bagira ngayo ngo ukibaza ngo urugendo ruva i Kigali rukaberekeza i Huye, bakanga gutega bakavuga ngo baragenda n'amaguru. Urwo rugendo rushatse gusobanura iki? Ingingo ni iyihe nyamukuru?
mutwandikire muri comment bavuga ati mutubwire ni icyo mwe mutekereza ko baba bagamije igituma bava i Kigali n'amaguru bakagera mu karere ka Huye n'amaguru. Ni ibintu bisekeje cyane, ni ibintu byatangaje abantu kujya kuri rero ukavuga ati ngiye kuva i Kigali n'amaguru manuke Kamonyi, kuko twagiye tubona bagiye bagera za Ruyenzi baramanuka bagera Kamonyi ku masuka, barakomeza baramanuka bagera hepfo gatoya bikubita irugobagoba, bava Rugobagoba bagera za Musambira baramanuka bikubita hasi, nkuko muri kugenda mubibona nyine kuri aya mashusho ndi kugenda banyurizamo. Ahangaha ni kuri Kayumbu murahabona, barakomeza paka Muhanga Katikatatiba. Wenda ntabwo twaje gukomeza gukurikirana urugendo rwabo kuko bari bakoze ibirometero byinshi n'amaguru pe, bakoze ibirometero byinshi n'amaguru. Muze kutubwira wenda icyo mwebwe mutekereza baba bagamije gukora urwo rugendo rungana gutyo rw'amasaha angana gutyo, ibaze kuba mu gitondo saa moya ugaturuka i Kigali ukarinda ugera mu karere ka Muhanga, ukagera i Muhanga saa 12. Byumvikane ko niba bakomeje bagahaguruka i Muhanga bazagera i Huye ejo n'ubundi izindi saa 12 z'umugoroba. Urumva ayo masaha yose ni amasaha menshi cyane, ni amasaha atagira uko angana. Abanyarwandakazi ntabwo bizoroha kabisa. Hari abari kuvuga ngo nuko bashatse ngo gukora live itwika cyangwa bashatse gukora content ya danger, ariko abakomeje kubikurikirana nyine basobanukiye barabona ko nta kintu kirimo. Ira ntago ari content kabisa, nta kintu kirimo uretse gutambura nyine mugenda musakuza mu muhanda, nta kindi kintu cya danger mwakoze. Kwamamaza bagenda n'amaguru se nibaje ariga bafite no kuba bafata akamodoka bakagenda bagahagarara Kamonyi ku masuka, kagenda bakamamaza bagafata akamodoka nk'ibisanzwe nk'uko basanzwe. So ubwa mbere wumvishe umuntu ujya kwamamaza ajyanye n'ikirenge kuva i Kigali kugera i Huye. Biriya bintu bisigaye bigezweho. Hari n'undi mukobwa wabikoze wakinanaga muri Stimate yitwa Bazongere shana Gataraho i Kigali n'amaguru. Yagenze iminsi ingahe? Yagenze iminsi ingahe? Niba ari nk'iminsi ine, ariko we yari afite papasi. Yari ari kugenda akora ubukangurambaga ashaka amafaranga yo gufasha abana batishoboye kugura paki. Wenda we yari afite papasi, paki ya interineti. Iyo papasi ndumva nta kintu sinzi amafaranga wamaye kugira ngo mve Muhanga ngende nkubitengere. Hari ahantu noneho iyo ujya Nyagatare uca ewana ushobora kuva hano ukagera n'ubundi nko ku Kamonyi utaraca ku yindi nzu mana, ukibaza ati se ubu ngubu ni nkangahe mba nzakora muri urwo rugendo mana, ruruta amagara cyangwa ruruta ubuzima bwanjye mba ndi kwangiza. Rero bakora no kwangiza ubuzima mana. Hari umuntu ushobora guhita bantera amabuye ati ni siporo n'iki, ati ngo ni ugushira ku bute no kujya oya, hariya uba uri kuvunika. Igihe ikira n'igihe uba uri gutakaza, kandi igihe cyatakaye n'ikigaruka uba uri kwiyangiza. Abanyarwandakazi rero reka tukomeze tuhababere, turagenda dukomeza kubadetinga akantu kamwe ku kandi, ariko mbabwira ko ni ukuri kutambona cyane nuko ndi kubategurira ibintu byiza cyane. Hari impamvu, ariko buriya nanone ntabwo ari gutyo gusa, si uko twabuze ibikoresho byo gukora, si uko twabuze content, ahubwo hari impamvu nyine, hari impamvu umuntu aba atari kuboneka neza. Ariko bizeze ko vuba aha ngaha ibintu biraza kuba bijya ku murongo, turaza kuba twatwika, turaza kuba twimanukira rwose. Icyo mbasaba no gukanda subscribe gusa tubana 5 kuri 5. Kanda subscribe rero ukande like, nubona rwose ari n'igitekerezo ushaka kumusangiza cyangwa kumusangiza utwandikire utubwire ati mubigenze gutya nyamuneka, mubigenze gutya nyamuneka, utatuzaza natwe twabikoze nk'uko mubyifuza nimwe dukorera. Reka mbashimire rero ko mwemeye kunkurikira kuva ikiganiro gitangiye kugeza kirangiye. Reka dusubire ku munsi w'ejo, yari cyane tumwisanzwe. Ciao ciao.
amanwa yakoreye ataca kwemugura kwiruka amazi we akuka gake gakurure akuka gake gakurure gake akuka